Twongeye kubasuhuza bakundwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro Imana itanga ahebuje rwose ayo umuntu yamenya abane namwe. Tunejejwe n'iyi minsi turimo 10 yo gusenga no kubana n'Imana. Ni iminsi idasanzwe kuri njye, nyifata nk'amahirwe akomeye ijuru riba riduhaye tudakwiriye gukerensa. Kenshi nibuka ibyabaye ku ntumwa bari 120 bari mu cyumba cyo hejuru basenga, ariko kuri uyu munsi wa 10 bahawe umwuka wera. Kuri uyu munsi wa Pentecote bahabwa imbaraga nk'uko Yesu yari yarabisezeranye ubwo yababwiraga ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Rero turifuza ko muri iyi minsi 10 buri wese uri gukurikirana ibi byigisho kandi akaba ari ku mavi yazahabwa umwuka wera ku rugero rukwiriye. Uyu ni umunsi wa 5 aho turi mu nsanganyamatsiko y'iminsi 10 itubwira ngo ariko igihe musenga. Nshuti yanjye, turi mu bihe bidasanzwe ku isi, reka natwe tuba abadasanzwe dukore mu buryo budasanzwe. Uyu munsi tugiye kureba icyigisho cyo kuri uyu munsi wa 5, akaba ari n'icyigisho cya 5 kitubwira ngo izina ryawe ryubahwe. Iri ni ijambo ryavuzwe n'Umukiza ubwo yigishaga abigishwa be gusenga. Izina ryawe ryubahwe. Dusenge. Mwami, twongeye guca bugufi imbere yawe. Tunejejwe nuko muri iyi minsi uri kuganiriza imitima yacu kandi wifuza kutunagura. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Mwuka w'Imana avugane n'ibitekerezo byacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi inzandiko zisomwa na bose. Turi inzandiko zisomwa na bose. Ndakwibutsa nshuti ukurikirana ibi byigisho yuko uri urwandiko rusomwa na bose. Nubwo utavuga ariko uri urwandiko. Igihe kimwe abizera b'itorero rimwe hamwe na pasitoro wabo bagerageje kurarika abaturanyi babo ngo baze mu gikorwa runaka. Abenshi barabyanze. Pasiteri yabajije imiryango mike yari azi impamvu batashakaga kuza. Mu magambo atandukanye bose baravuze bati niba kanaka ari umwizera aho ngaho ntabwo tubasha kuza. Ntabwo agwa neza kandi ntagira urukundo. Ntabwo yubaha kandi ashira isoni. Arariganya, agirira nabi amatungo ye kandi ahorana umujinya n'agasuzuguro. Burya nshuti, ibyo ukora abantu barabibona. Buri kantu kose ukora kitabwaho. Turi inzandiko zisomwa na bose. Ngo benshi mu bizera b'itorero bashobora kwiyumvisha uko biba bimeze. Isengesho ry'Umwami wacu ritangirana amagambo agira ati Data wa twese uri mu ijuru. Imana si Imana y'ijuru n'isi gusa, ahubwo inagirana isano yihariye kandi ya bugufi hamwe natwe. Isengesho rikomeza rigira riti izina ryawe ryubahwe. Ijambo ry'Ikigiriki ntabwo ari hagios risobanura uwera, utunganye cyangwa se ukwiriye, ahubwo ni hagiazo risobanura kweza. Ni gute dushobora kweza cyangwa kugira Imana iyera mu gihe iyo ubwayo ari uwera? Pawulo avuga ko turi inzandiko zisomwa na bose. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 2. Naho mu rwandiko rwa mbere mu Bakorinto igice cya 4 umurongo wa 9 yaranditse ati kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi. Abantu ntibabona Imana ahubwo nitwe babona. Imibereho yacu ya buri munsi
ibasha guhesha Imana ikuzo kandi ikayihesha icyubahiro, cyangwa se igatukisha izina ryayo kandi ikavuga nabi itorero, maze bikagira ingaruka mbi ku murimo wayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Ujya imbere y'Imana uyisingiza, kandi umenye ko Data agukunda. Aho kwibanda kuri wowe no ku byo ukeneye, ujye ubanza uhanga amaso ku Mana mu izina ryayo no mu cyubahiro cyayo. Imana ishaka ko dushaka ibintu byubahisha izina ryayo. Ntitugomba na rimwe kwihimbaza, ahubwo tugomba gushaka ko Imana iduha ubuntu n'imigisha yo mu buryo bwa mwuka, kugira ngo tubashe guhimbaza izina ryayo binyuze mu mico yacu. Imico yacu burya niyo ihimbaza Imana, muvandimwe. Imana ihabwa icyubahiro kandi izina ryayo rikezwa iyo abana bayo beguriye imibereho yabo kuba icyitegererezo cy'imico ya Kristo. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cyanditswe na Ellen G. White cyitwa Inyandiko, paje ya 34, cyanditswe mu 1904 kuri paragarafe ya 15. Dusenge dutya duti: Data, mfasha kukubahisha mu byo nkora byose uyu munsi. Mfasha kuguhagararira mu buryo bukwiriye no kwitirirwa izina ryawe, kugira ngo abantu nibandeba babashe kuguhimbaza. Mfasha kwitwara mu buryo butuma abantu babona imico ya Yesu binyuze mu bikorwa byanjye byose n'amagambo mvuga. Iri ryagombye kuba isengesho ryanjye n'iryawe. Nanone kandi mu isengesho ryawe ujye usaba ibintu byahesha Imana icyubahiro kandi bigakora umurimo wayo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:14 havuga ko nidusaba ikintu cyose nk'uko ashaka aratwumva. Tugomba gusenga mu izina rya Yesu, ariko ibi ntibisobanura gusa kuvuga ngo mu izina ryawe, ahubwo mu bihe bya Bibiliya izina ryashushanyaga imico y'umuntu. Gusenga mu izina rya Yesu rero ni ugusenga mu bushake bwe, tugasaba ibintu byamwerekana kandi bikerekana imico ye. Ntabwo ari kwa kundi tuvuga ngo ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Oya, izina ryerekana imico y'umuntu. Dukeneye rero kwakira imico ya Yesu kuko dusenga mu izina rya Yesu. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3 haragira hati: murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ariko gusenga mu izina rya Kristo bifite ubusobanuro bugari cyane. Bisobanura ko dukwiriye kwakira imico ye, tukagaragaza umwuka wari uri muri we, kandi tugakora imirimo yakoraga. Amen. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje ya 452. Yesu yasezeranye ko azasubiza amasengesho yacu nidusaba mu izina rye mu bushake bwe, kandi tugasaba ibintu bihesha Imana icyubahiro bikanayihimbaza. Ayo ni amagambo wasanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 14, no mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5 umurongo wa 14. Kandi mu gihe Imana isubije, ujye wibuka kuyishima no kuyihimbaza. Ntidukwiriye kubyiyitirira. Satani agerageza kwiyitirira icyubahiro cy'Imana. Mu kwicisha bugufi, ushimira Imana kandi uyihe ikuzo binyuze mu magambo yawe, ibikorwa byawe ndetse n'amasengesho yawe. Iyo twitotomba, tuba dutanga ubutumwa bubi bwerekeye Imana yacu. Mu buryo bumwe, tuba tuvuga ko Imana atari nziza, kitita ku bantu, kidasohoza amasezerano yayo. Ariko Bibiliya iravuga ngo mwishime iteka, mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:16, cyangwa se mushime iteka. No mu Bafilipi 4:4, jya usenga, uvuge kandi witware mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Mbese ni gute wakerekana ukwizera mu gihe ushidikanya? Ni gute
ushobora gusaba abandi guhimbaza Imana mu gihe witotomba. Isengesho ryacu rivuye ku mutima rigomba kuba iri: Data wo mu ijuru wuje urukundo, mfasha uyu munsi kuvuga no gukora mu buryo bukwiriye buguhesha icyubahiro imbere y'abandi. Mpa ibizaguhesha icyubahiro gusa, kandi umfashe kubikoresha mu buryo bwo kugukorera. Reka uyu munsi ibi bintu nawe ubigire intego yawe. Reka ribe isengesho ryawe yuko mu byo usaba ukwiriye gusaba kugira ngo Imana abe ariyo ihabwa icyubahiro binyuze mu mico yawe, mu byo uvuga ndetse no mu byo ukora. Usaba Imana uti: reka mpimbaze izina ryawe. Tugiye gusengera hamwe. Ngira ngo ubwo yari umunsi wa gatanu umaze kubimenyera. Hari ibyifuzo byo gusengera, hari n'uburyo bwo gusenga. Mbere y'uko ibi byifuzo nza kubikwibutsa, reka tuzirikane ko tugomba gusengera isomo ry'uyu munsi rivuga ngo ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze Data wo mu ijuru. Iryo ni ryo somo uyu munsi ukwiriye kuzirikana igihe dusenga. Riboneka muri Matayo 5:16. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera. Aya magambo Yesu yavuze ukeneye kuyumva neza. Ukeneye gusenga isengesho: Mwami, ni wowe soko y'umucyo wose. Murika muri twe kugira ngo n'abandi babashe kubona ubwiza bw'imico yawe. Dufashe kumurika cyane kandi dushize amanga, kugira ngo n'abandi babashe kwegera ubwami bwawe binyuze mu rukundo rwacu. Mbese iri sengesho si ryiza? Twafatanya na Pastor Pavel Goya gusenga iri sengesho, nshuti yanjye. Niyo mpamvu twandikiwe ibi byigisho, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Ntabwo imirimo yaguhesha agakiza, ariko irakenewe kuko ituma Imana ihererwa icyubahiro mu isi. Mana, fatanya nanjye muri iri sengesho rivuga ngo: Mana, rimwe na rimwe tujya twibagirwa ko abandi bareba ibyo dukora byose. Babashishe kutabona urwango mu mibereho yacu. Mbese n'Abakristo tugirirana inzango, ugasanga umuntu afite uwo yanga. Ariko biravuga ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Nibyo, ushobora kugira umuntu ukwanga, ariko wowe ntukwiriye kugira uwo wanga. Kandi n'ukwanga, jya ugerageza umwegere kugira ngo ikibazo mufitanye kirangire. Umva isengesho rero. Aba bantu batubona, batwitegereza, Mana, babashishe kutabona urwango mu mibereho yacu, ahubwo babona urukundo. Babashishe kutabona kwikunda, ahubwo babona ubugwaneza. Korera mu mibereho yacu kugira ngo ubashe guha imigisha abana bacu, abaturanyi bacu, ndetse n'abanzi bacu. Imana igufashe kumva ubusobanuro bwimbitse bw'iri sengesho, maze ngo bahereko aba bantu bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Fatanya nanjye gusenga isengesho ngo: Mana, ukwiriye gushyirwa hejuru, twe tugacishwa bugufi. Ducishe bugufi kandi ufashe abaturanyi bacu kubona imbaraga zawe n'imbabazi zawe binyuze mu bikorwa byacu by'urukundo. Haleluya. Reka uyu mwanya tugiye gusenga tuzirikane ibi byifuzo. Nkomeje kujya bagezaho byibura 5 tugomba gusengera, cyangwa 10 mu byatanzwe mu rutonde rurerure rw'ibyifuzo byatanzwe byo gusengera ku rwego rw'isi. Aya ni amasengesho isi yose irimo kwitabira. Reka wowe we kuba ukerensa aya mahirwe. Rero mu gihe dusenga, mu gihe ugiye gusenga, zirikana ibi, haba kuri wowe ndetse no mu itsinda muri kumwe. Himbaza ndetse unashima Imana. Shimira Imana imigisha yaguhaye, kandi uhimbaza Imana kubwo kugira neza kwayo. Atura, fata iminota mike yo kwatura wenyine wiherereye. Watura intege nke zawe, watura ibyaha byawe, atura n'iby'ubwoko bwawe, iby'itorero usengeraho, za ntege nke zihari, ya matiku, ya nzangano, za nzangano. Atura, fata iminota mike yo kwatura wenyine wiherereye, kandi ushimire Imana kubw'imbabazi zayo.
saba Imana ngo iguhe ubwenge bwo gukemura ibibazo ufite kandi igufashe no mu byemezo ufata. Sabira ibikenewe mu itorero ubarizwamo kandi n'inzego z'itorero ku isi nabyo ubisabire ku rutonde tugiye kureba gato, nyuma usengere ibyifuzo itorero rikeneye muri iki gihe, usengere umuryango ndetse usengere n'abaturanyi. Fata umwanya wo kumva ijwi ry'Imana kandi usubirishe guhimbaza Imana mu ndirimbo. Ntukajye uhaguruka jugujugu, jya ufata umwanya unatega amatwi wumve icyo Imana ikubwira. Uyu munsi reka nkugezeho ibyifuzo ukwiriye nabyo kuzirikana, hashyizwemo na bino tumaze kubona, ariko wongereho ibi ngibi. Sengera abarenga miliyoni 62 batuye mu mijyi 28 iri ahantu hagoye kubageraho mu mijyi y'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete. Bishyira imbere y'Imana. Turagusaba Mana ngo uhagurutse abamisiyoneri bitangira gukorera mu matsinda 746 ari mu bihugu 20 biherereye mu burasirazuba bwo hagati. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, turasengera abadivantiste barimo guhura n'itotezwa cyangwa bari mu nzu z'imbohe bazira ukwizera kwabo. Hari igihe wabona mu gihugu cyacu dufite amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse n'ahandi wenda wabuzi, ariko siko bimeze ku isi yose. Ibuka gusabira bene wanyu musangiye isano y'umwuka ibonerwa muri Kristo. Icya kane, turasengera abagera kuri miliyoni 202 baherereye mu duce 41 turi mu majyepfo ya Aziya na Pasifika bataramenya Yesu. Bisengere. Turasengera icyiciro cy'ishuri ryo ku isabato n'ubutabazi kuri buri torero mu murimo wo kumenya gahunda y'Imana no kugera ku bantu benshi binyuze mu bikorwa by'urukundo, ibyigisho bya Bibiliya n'ubuhamya bw'abizera. Turasengera ikigo cya ADRA gishinzwe gutanga ubufasha ku isi yose, n'aha mu Rwanda kirahari. Turasengera abarenga miliyoni 16 batuye mu duce 6 duherereye mu majyepfo ya Pasifika aho bigoye kubageraho. Bisengera inshuti. Turasengera ngo Mwuka Wera adufashe kumenya uko twagera ku bagera kuri miliyoni 406 batuye mu duce 105 tugoye kugerwamo turi muri Pasifika y'Amajyaruguru. Hari ibice bigoye kugira ngo bigeremo uvuga izina rya Kristo. Mana, humugisha abadivantiste bose babwiriza ubutumwa bwiza muri za gereza. Ngaha hantu dukwiriye kuzirikana, hahandi hari abantu twita abanyabyaha, nyamara abanyabyaha bakomeye ubasanga hanze ya za gereza. Byibura rero aba bita ku bari mu nzu z'imbohe, reka tubasabire. Icyo ngiye gusorezaho tukazakomeza ejo. Mana, turasengera abigisha bose b'ishuri ryo ku isabato, ubamenyeshe akamaro k'umurimo bakorera abana bawe. Hari imirimo usanga dusuzugura, ariko mu by'ukuri ihabwa agaciro mu maso y'Uwiteka. Mu gihe usenga ibyo ubizirikane. Nshuti yanjye kandi inshuti y'Imana, reka nkwibutse amwe mu masezerano dusoma mu ijambo ry'Imana wowe ukwiriye kwitaho uyu munsi, kandi ukazirikana ko Imana dusenga ari Imana yumva. Amasezerano yerekeranye n'abantu bafite umutima wahindutse. Niba umutima utarahinduka, usaba Imana kugira ngo iguhindure, kuko ibitanga itishama. Ugire kwizera. Aya rero nayareba abantu bafite umutima wahindutse. Nzabaha umutima wo kumenya yuko ari njye Uwiteka. Bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. Yeremiya 24:7. Nawe ushobora gufata icyemezo cyo kugarukira Uwiteka, kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo, kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Gutegeka 2:30:6. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyire mu mutima woroshye. Ezekiyeli 3:26. Aya ni amasengesho nawe ushobora gusaba Imana ngo iyasohoreze mu mutima wawe.
icyo nzi neza rwose nashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Abafilipi 1:6. Hari irindi somo riboneka mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17 rivuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Nawe ndakwifuriza ko uba muri Kristo Yesu nawe akaba muri wowe, maze ugahinduka icyaremwe gishya, byose bigahinduka bishya. Hari irindi somo riboneka mu Bagalatiya igice cyaho cya 2:20 rivuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nyemerera nsoreze kuri rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara nshuti yanjye, umva neza, ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Naha dusubikiye icyigisho cy'uyu munsi. Reka Imana mu buntu bwayo n'imbabazi zayo idushoboze kuba abana bayo, abana yishimira. Reka Imana mu buntu bwayo ibi byigisho bitambutse tumaze kwiga, njye nawe idushoboze kubiha agaciro, maze binyuze mu mibereho yacu, ibyo tuvuga, ibyo dukora, izina ry'Imana aba ari ryo ryubahwa. Nyemerera dusoza, njye nawe dufatanye gusenga. Mukiza mwiza, hari igihe umwana wawe yafashe uteze amatwi iki cyigisho, akubwira ibi ku mutima, asabira ibyifuzo byatanzwe, ahari wenda yari wenyine cyangwa se hari itsinda bari kumwe. Ndakwinginze ngo ubahe umugisha utagabanyije, ubasesekazweho, kandi nanjye wumpe. Rero twicishije bugufi imbere yawe, dushimiye cyane, tubikuye ku mutima ibyo dukorera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza utuyobore, turifuza kujyana nawe. Ikiganza cyacu cyo kwizera kibe kiri mu kiganza cyawe databuja. Ubuntu bwawe ubusakaze ku itorero ryawe, ubuntu bwawe ubusakaze ku gihugu cyacu, ubuntu bwawe ubusakaze mu miryango yacu, mu nshuti n'abaturanyi. Mbigusabye ubishoboye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.
choisi